ibintu bidashobowe n'umwami, umwami Imana arabishoboye, kandi umwami arabizi ko hejuru ye hari umwami Imana. Imana ishimwe ko twahawe umwami Imana tugahabwa n'umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mwami aravuga ngo Imana nitakurengera, ibyo kukurengeza mbikure ku mbuga cyangwa mbikure mu rwengero. Nje kubabwira ngo nimukure amaso ku bantu. Kandi guhanga amaso abantu byatumye mugwa muva ku Mana. Abantu nabo ntago boroshye. Umuntu ashaka kuguha serivisi runaka ati ndashaka ko turyamana, mparuswa y'igitsina. Abagabo batanga amafaranga, abagore bagatanga imibiri yabo. Niho tugeze. Ibintu byose ni agafaranga. Mwuka w'amafaranga wabaye umwuka w'amafaranga. Nta muntu ugikorera umugisha. Ubu umuntu bwashize mu bantu. Ujya no kugura ikintu mu mujyi wabaza uti ndashaka iki, mabuja ngiye kuguherekeza ari kurangurira. Nakantu nirukanye inyatsi, nirukanye umwuka w'inyatsi, nirukanye inyatsi kwa jina la Yesu. Ntabwo Imana ifite ibyo gupfa ubusa. Igihe wari ufite akazi wagaburiye bangahe, igihe warya gukabimena ni bangahe bakuririyeho, amasengesho yo guteka imitwe ngo wasenze iminsi 7. Iminsi 7 y'igisambo ntabwo igikanga Imana. Iyo yije imbere utibiryo ibanza kukubaza ngo mbiguhaye ugaburira abandi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abakurikiranye mama Charlene official, aho mugenda mudukurikiranira mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi, ndavuga ibihugu by'ababanyi baturanye n'igihugu cy'u Rwanda, aho muri mu bihugu bya Afrika no hatandukanye, abari muri Amerika ruguru n'Epfo, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Australia. Nizere ko mwese muguwe neza kubw'ijambo ry'Imana, impuguro, filme n'ibindi byose mugendamo mureba kuri mama Charlene. Nizere ko mukomeje guhinduka no guhindukira. Nizere ko umuhati wanje wo kwirirwa mbabwira ijambo ry'Imana atari ubusa. Nizere ko batarakizwa muri gukizwa, batarabatizwa muri kubatizwa. Ubutumwa bwiza buri kugera kure, kandi Yesu nakomeze kwamamara no gushyirwa hejuru. Hanyuma nkuko tugende tuganira ijambo ry'Imana, ndifuza ko tureba mu gitabo cy'abami. Turebe mu bami, abami ba kabiri, ibice byaho 6 umurongo wa 26. Dusome ngo bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera mwami nyagasani, mwami ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengeza ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati ubaye ute? Yewe tureka kwitana ba mwana. Yego, nashakaga kubwira abantu ngo nimukura amaso ku bantu. Niyo ntego y'ijambo ushaka ko tuganira muri uyu mwanya, gukura amaso ku bantu. Yego, uyu mwami w'Abisiraheli yararimo aratambuka. Birashoboka ko yararimo areba uko igihugu kimeze, areba uko umutekano w'igihugu wifashe, hari gukatakata. Yari umwami, hanyuma ngo atambuka hejuru y'inkike abona, hanyuma ngo umugore aramubona. Umugore abonye umwami, birashoboka ko yavuze ati uyu munsi ndi burye. Arangije ngo arataka cyane, niko Bibiliya ivuga. Arataka aravuga ngo mwami ngo wandengeye, mwami ndengera inzara iratwishe. Birashoboka ko yavuze ati mwami ndengera inzira enda kutugwaho kubera yuko nabuza yo kuyisana. Birashoboka ko yatatse akavuga ati mwami ndengera abana banjye babuze minerivare, mwami ndengera tumaze 3 tutari kurya, mwami ndengera rwose dore rurimo rurakinga 2. Ariko umwami yaramushubije. N'umwami, mureke mbabwire, ibintu bidashobowe n'umwami, umwami Imana arabishoboye, kandi umwami arabizi ko hejuru ye hari umwami Imana. Imana ishimwe ko twahawe umwami Imana tugahabwa n'umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Umwami amusubiza amagambo meza rwose, ntago yigeze yiyemera uyu mwami, yamubwije ukuri. Aramukebuka aramubwira ati niko se mada wa mubyeyi we, urareba ukitegereza
nimba Imana itakurengeye, ngewe byo kukurengeza ndabikura ku mbuga, ndabikura mu rwengero. Ubwo yamubwiye ati hose byanze gucamo. Ndashaka tuganire n'abarokore, ndashaka tuganire n'abantu bitana ba mwana, ndashaka kuganira n'abantu bafata ibibazo byabo bakabigereka ku bandi, ndashaka kubwira abantu bafata abantu bakabahanga amaso. Nje kukubwira ngo Imana nitakurengera ntawe uzakurengera ukuri imanza ku bantu. Turi mu gihe abantu bitakana abandi. Umuntu ariga akiga akarangiza avuga ati mu muryango wanjye ntuzazabingiramo. Iryo ni ikosa rikomeye. Ntuzazabingiramo, nzajya kwaka akazi hariya. Uriya muntu uhagarariye hariya ziranye na papa, yakoranye na papa kera, ni muyomba wanjye, uriya ni tante wanjye niwe uyobora hariya. Nimba hari ibintu muzazira ni ukwiringira abantu, kandi Imana nayo ikunda icyubahiro. Reka nkubwire, nabonye ikintu gishobora gutuma Imana irimbura isi, ni uko ikunda icyubahiro. Igihe cyose icyubahiro cy'Imana kitagaragara ku buzima bwawe, ishobora gukuraho ibintu byose byatuma icyubahiro cyayo kitagira gute, kitazamuka. Burya hari igihe umuntu yishyiramo kuba yakugirira neza, ariko Imana yakitegereza ikabona ko wa muntu nakugirira neza icyubahiro cy'Imana kizaba kitagize gute, kizaba kitagaragara. Imana ikabisira ibanga wa muntu ntakugirire neza, kuko wa muntu nakugirira neza biri bwitirirwe we, kandi Imana ikunda icyubahiro. Burya ni niyo mpamvu ushobora kwiga ukarangiza, kandi na papa wawe akora muri kiriya kigo, ntabona ubushobozi bwo kuguhama akazi. Kubera iki? Imana irashaka ko nubona akazi icyubahiro cyayo kizagaragara. Reka nkubwire, ushobora kugenda mu muhanda rwose warahawe perimi, uzi gutwara neza imodoka, uri umuhanga n'abantu bose bakwemera, ariko kugira ngo utazigera n'umunsi warimwe uvuga ngo imodoka yitwaye imyaka 20, ugakora impanuka nk'umuswa rwose wabonye perime amaze kugira gute, atayikoreye. Kugira ngo Imana ikwereke ko kuba uzi gufata vore mu muhanda atari byo bikurinda. Reka nkubwire, ushobora kubana n'umugore wawe murarana buri joro buri munsi, Imana ikanga kubyara, kugira ngo utazavuga ngo impamvu wabyaye nuko wari uzi gutera inda cyangwa nawe uzi gutwita. Imana ikunda ibintu birimo icyubahiro cyayo. Uyu mwami aravuga ngo Imana nitakurengera, ibyo kukurengeza mbikure ku mbuga cyangwa mbikure mu rwengero. Nje kubabwira ngo nimukure amaso ku bantu. Mureke mbabwire, nizi ikintu bita umwana w'umuntu, Imana itakurengeye nta wakurengera. Hari ibintu nagiye mbamo biranga ndiyicarira, hanyuma rero hakaza umuntu ati ngewe ndakomeye mfite icyubahiro, ahantu hose nakwinjiza wahinjira, ariko nkabona simpinjiye kandi mfite abakagombye kuhanyinjiza. Ubu namaze kwemera ko Imana itandengeye nta wandengera. Naho umuntu yaba afite ibyo akukurengeza, Imana itemeye ko akurengera ntago yakurengera. Rero dukura amaso ku bantu. Twagiriye neza abantu tuvuga ngo reka nkumugurize nanjye ninke nazanyishyura. Burya iyo uguriza Imana yari kukwishyura wakennye, ariko warabagurije mu gihe cyo kwishyura ntibayaguha, hanyuma uramutse unakennye bagutera umugongo. Imana yari iri kukubwira ngo ayo watanze ku bantu iyo yantangaho ubu nanjye mba narakwishyuye. Dufite abantu bagirira neza abandi kugira ngo nabo bazabagirire neza mu gihe cyo kugirirwa neza. Dufite abantu batabara abandi kugira ngo abo bantu nabo bazabatabare bageze mu kaga no mu makuba, hanyuma bageze mu gihe cyo gutabarwa ntibatabarwa n'abantu. Iyo tuza kwiringira Imana tukayiguraho inzira, tukayishakaho ubushuti, ayo dutanga mu bantu tukayaha Imana, ndababwiza ukuri mu gihe cyo kurengera Imana yari kuturengera. Dukura imanza ku bantu, abatwambuye, abataradushakiye akazi, abatumye tutarya, abatubujije amahoro. Burya nuko Imana itabyemeye, kandi igihe twataye ku bantu, iyo tugita ku Mana tuba tugeze kure. Za ruswa twahonze abantu. Uzi umuntu wicara agafata 500 akabitangamo ruswa, mu rusengero bamubwira ngo tanga ituro ry'5,000 ntayatange,
ngo arimo kuyabitsa mu bantu. Sha iyo ruswa bakayihekenya, hari video se ubufite bakayihekenya, nta n'amashusho ubufite bakayihekenya, nta n'abagabo bakayarya kandi ntibanagukemurira ikibazo. Vuga ngo Imana iba yakwemeje. Imana itakurengeye nta wakurengera. Hari abantu benshi bagiye biruka bajya kuburana imanza, banga gusenga ngo bayoboze Imana inzira runaka zabingiramo, runaka zabifashamo. Iryo jambo Imana iryanga kubi. Runaka zangirayo, runaka zamfasha. Ubu umuntu asigaye ajya gukora ikintu ahantu nta muntu hafite, nta muntu hazi. Twakuye umutima ku Mana tuwushyira ku bantu. Umuntu ajya kwivuza kwa muganga akabanza gutekereza umuntu ahazi kugira ngo adatonda umurongo. Umuntu yashaka kujya ahantu mu murenge runaka agatekereza umuntu ahazi kugira ngo agere gute, agereyo byumvikane vuba. Ariko nje kukubwira ngo abo wiringiye bafite umupaka wa batazarenga. Abantu wiringiye, hari igihe uzajya kumutabaza ari mu bitaro, hari igihe uzamutabaza ari muri gereza, hari igihe uzamutabaza yakuwe kuri iyo ntebe, hari igihe uzamutabaza uwo mwanya arimo atakiwicayemo, hari igihe uzamutabaza bamumanuye mu ntera, hari igihe uzamutabaza bamwandikiye urwandiko rumwirukanisha. Ariko abiringiye Uwiteka, amina, bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya unyeganyezwa, ahubwo uhamye Uwiteka, uhora uhamye iteka ryose. Ushobora kwiringira Imana ikagushakira abantu kuko niyo yababumbye. Ahantu utari kwinjira ku giti cyawe Imana ikahakwinjiza. Erega turabizi ko ibintu byinshi bisigaye bikeneye abantu. Rwose hari aho ujya bakakuringana bakakurebera ku rutugu, ugasanga umuntu bamukemura ikibazo kandi we ntibakigukemure kandi mufite ibibazo bimwe. Hari service mperutse gukenera, umuntu arambwira ati nuko utabahaye akantu. Ni kabitugwa kubitugukwaha bitugukwa ruswa. Ariko nje kukubwira ngo ahantu naho utahagira umuntu ukahagira Imana. Umwami abwira uwo mugore ngo ibyo kukurengeza ndabikura he? Imana nitakurengera. Nje kubwira abantu ngo tugeze mu gihe cyo kurengerwa n'Imana. Tugeze mu gihe cyo kurengerwa n'Imana. Satani sa waroroshye ngo ngewe runaka ngize gutya namujyana muri polisi. Nje kukubwira ngo hari ibintu azagukorera utazabonera ibimenyetso byo kujyana muri polisi maze ndebe. Barabizi ko uburenganzira bw'abantu muri iki gihugu bwitaweho. Barabizi ko muri iki gihugu iyo umuntu agupfobeje ujya kumurega, iyo umuntu agututse ukagira intuza, ukagira ibihamya, uramujyana ukamurega. Azagukorera ibintu bituma utamubona, bituma ari ibintu utafotora. Hari abantu bagukorera ibintu utafotora, hari ibintu utajyana muri RIB, hari ibintu utabonera ibimenyetso ngo ujye kubarega. Umuntu akakwica urubozo, akaguhemukira akoresheje ubundi buryo bw'ubugome. Yego, ariko burya ibintu polisi itabonye, ibintu RIB itabona, ibintu igihugu kitabonye, Imana iri mu buturo bwayo bwera yarabibonye, kandi mu kubibona ifite ikintu izabikoraho. Nimwiringire Imana, nimwizere Imana, nimukura amaso ku bantu. Kandi guhanga amaso abantu byatumye mugwa muva ku Mana. Abantu nabo ntago boroshye. Umuntu ashaka kuguha service runaka ati ndashaka ko turyamana, mparuswa y'igitsina. Abagabo batanga amafaranga, abagore bagatanga imibiri yabo. Niho tugeze. Ibintu byose nagafaranga. Mwuka w'amafaranga wabaye umwuka w'amafaranga. Nta muntu ugikorera umugisha. Ubu umuntu bwashize mu bantu. Ujya no kugura ikintu mu mujyi wabaza uti ndashaka iki, mabuja ngiye kuguherekeza ari kurangurira. Nakantu wabaza uti runaka akora he, ngiye kuhakoreka ari kurampa akantu. Ni inda y'amafaranga kandi tuzarinda dupfa tutayahazi. Nta nubwo tuzayakorera ngo tuyagwize, tuzarinda tugikuzimu inda y'amafaranga tugishaka kuyarya. Niyo mpamvu burya nimwiringire Imana. Ibintu byose byarakomeye, tugeze ku mpera y'isi. Umwami ati n'Imana nitakurengera ibyo kukurengeza ndabikura he? Byo kukurengera nabikura he? Ni ku mbuga se cyangwa ni mu rwengero? Nje kubwira abantu ngo tugeze mu gihe cyo kurengerwa n'Imana. Umuntu wese, abantu bose basigaye bashaka inyungu ku muntu. Umuntu akugirira neza ari kukubara.
akantu kose agukoreye akakubara, akagukoreye akakubara. kandi buryo hari umuntu ugukorera ibintu avuga ati buretse tu aho azabinyishyurira ndahazi. umuntu asigaye aguriza uzamwishyura, umuntu asigaye agirira neza uzamwishyura, umuntu asigaye atabara uzamwishyura. Imana niturengera, Imana idutabara. twige no gukora neza kugira ngo tubitse imirimo myiza, tugirire neza abo tutazi n'abo tudahura n'abo tudateze guhura. kuko ineza uyibibira iburyo ukazayisarurira ibumoso. ubibi byiza uri umwana muto ukazabisarura mu bukumi, ubibi byiza uri umugabo ukazasarura mu busaza. kandi nibibi yubibibye n'ubundi urabisarura. nta muntu uzava ku isi adasaruye. umwami ati umwami Imana natakurengera, ngewe ibyo kukurengeza nabikura he? ndashaka kubwira ngo Imana yonyine niyo kurengera abantu bayo. kuko abantu birata amaboko yabo, amaboko ajya avunika. abantu biringira abanyacyubahiro, ntabwo icyubahiro umuntu akigumana. hari ahantu nigeze njya ahantu ngiye kureba umuntu ati ntagikorera hano, ntakihakorera, haje undi mutaziranye. uzahasanga haje undi mutaziranye, uzasanga wa muntu atakifite ijambo hahandi. hari igihe uzajya no kumureba wumve ngo yapfuye amaze iminsi mu bitaro. hari igihe uzumva ngo araryamye ntakiva ku gisasiro. inzitizi ziba ku mwana w'umuntu ni nyinshi, ariko Imana yacu nta nzitizi n'imwe igigira. iyo yashatse kugutabara nta kintu kiyitambika imbere, kandi iyo yashatse kukurengera nta kintu gituma itakurengera, kuko Imana iyo yaje nta kintu kijya yitambika imbere. umva Imana ntitega ngo irakora impanuka, ntinyura mu kirere ngo izakora impanuka, ntinyura mu bwato ngo izarohama, ntabwo ituma abantu ngo bazabirigitisha. Imana igize ikiyizira, nticirwa inzira. ahantu hose iyo haremye inzira Imana iratabara. ndashaka gusenga mbwira abantu ngo muvane amaso ku bantu. kandi uko abantu kwe gukura amaso ho bambere ni uko umugore wawe, ni ku mugabo wawe. ufite umugabo arakora ahembwa ya nta kibazo. oya, ufite ababyeyi dadi na mami, anti na anko, nta kibazo. ufite sheri, ufite baby, ufite bogari, nta kibazo. oya, ufite amafamu, ufite amakonti, ufite business, ufite abakozi, ufite boss, ndahembwa nta kibazo. oya, ufite abahungu bakora n'abakobwa, ufite abankunda, ufite abanyitaho. oya, uko bagukunda niko bakwanga, uko bakuzaho niko bakuvaho, uko bakwemera niko bakwihakana, uko baguha niko bakwima. mu umuntu ibintu byose biri muri we. ndashaka ko dusenga. icyizere wabitse mu bantu iyo kibitse Imana, ukuntu wiringiye abantu iyo wiringira Imana, ukuntu wabatanzeho imbaraga n'umwete iyo bikorera Imana, ukuntu hari icyo utakoze. wabatahiye ubukwe kugira ngo bazatahe ubwawe, warabatwerereye kugira ngo bazagutwerere, wabateze amatwi kugira ngo bazayagutege, warabagurije kugira ngo bazakugurize, wabitayeho kugira ngo bazakwiteho. ariko ibintu bagukoreye, ibintu wabakoreye nibyo bagukoreye. iyo bikorera Imana ukabikorera abantu b'Imana, n'ukuri wari kugera mu gihe cy'akaga Imana ya Isiraheli ikakwibuka. hari igihe nabayemo nari umukene, ariko nanjye ngafasha abakene. ngewe ndabyibuka ko hari igihe nagezemo nkajya ngura irobo y'isukari, ariko nkaba nari mfite umuntu duturanye, umugore n'umugabo batabyara, nabo babakene. ku robo y'isukari naguraga nadahaga uduhiko 2 tw'umugabo na 2 tw'umugore, ibaza irobo. hanyuma naba natetse inyama inusu, nkabaha agasosi gake n'inyama, buri muntu inyama. muri make narabatungaga, kandi nanjye ndi umukene. none ndababwira nti mbemereye n'amabido y'amazi bicara 60 ku munsi, hanyuma nayibishingwe 500 ku kwezi, nzajya nyabatangira ubwo nanjye boss nafashije abantu. have rero rimwe nimuke na twatundi nari ifite tugende tuyoyoke, inzara inyice ubukene buze. wa muntu nagiriye neza aze kunsura, yarakiri umukene, araza mpita mubwira uko mbayeho. umva isengesho yasenze,
yaravuze ngo wibuke ibishingwe yanyishyuriraga 500 ku kwezi, wibuke amabido 2 amafaranga 60 y'amabido 2, wibuke kagasukari Imana, wibuke za nyama. Asenga isengesho ritari ryo kwirukana abazimu b'inyatsi, ahubwo yibutse Imana. Reka nkubwire, iyo uhuye n'inzara wibutse Imana abo wagaburiye, iyo uhuye n'urugamba wibutse Imana ko nta muntu wigeze ushozaho iki intambara. Iyo bagucanyeho umuriro wibutse Imana ko nta muntu wigeze ucanaho umuriro. Iyo uhuye n'amakuba wibutse Imana ko nta muntu washyizeho amakuba. Iyo ugeze mu gihe cyo kwambara ubusa wibutse Imana abo wambitse. Iyo ugeze mu gihe cy'amarira wibutse Imana abo wahojeje. Haleluya. Naho biriya byanyu ngo ngiye kanyarira kwirukana inyatsi, ngiye kizabonwa kwirukana abadayimoni b'inyatsi, uzabiruka ndetse abo n'abadayimoni. Nirukanye inyatsi, nirukanye umwuka w'inyatsi, nirukanye inyatsi kwa jina la Yesu. Ntabwo Imana ifite ibyo gupfa ubusa. Igihe wari ufite akazi wagaburiye bangahe, igihe warya gukabimena ni bangahe bakuririyeho. Amasengesho yo guteka imitwe ngo wasenze iminsi 7, iminsi 7 y'igisambo ntabwo igikanga Imana. Iyo yije imbere utibiryo ibanza kukubaza ngo mbiguhaye ugaburira abandi. Mana nkamira amata, iki yaguha wayakamiye bangahe? Mana imyenda yo guhinduranya, iki yiguha nibande wambitse? Iryo teka mitwe mu ryihorere, mushaka imirimo, mwibuke Imana, mugirire neza abantu. Naho se wowe umugore w'umuntu arabyara uti ngiye gushaka igitoki ndakikopesha, shake n'isake nziza njyane kwa boss, wakubisa umubare uwawe ejo bundi uzaba wamuteye inda kugira ngo nawe bazakuzanira ibitoki. Iyo mibare mubara Imana irayizi. Maze umuntu yakora ubukwe yakuzana invitation ukiharahara utereka nanjye muhemeshi umukobwa wanjye ari kurambagizwa, ariko wa mwana wifubye utagira epfo na ruguru yakora ubukwe ugapfa kumujugunyira yubonye no kubutaha ntubujye. Imana ntimuyirusha imibare. Mureke dusenge rero itakurengera Imana, nta wakurengera. Mureke gutiza amaboko abanyembaraga, ahubwo mutiza amaboko abanyantege nke. Mana y'amahame, Imana y'amasezerano, Imana ikomeye, Imana igira neza, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Wamaze kubona ko abantu benshi imitima yabo biringiye abandi, ariko ngo abiringiye abantu barabahemukiye babakoze isoni. Ariko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ndasengera abantu bawe ngo bakwiringire kandi bakwizere, banagukorere, bagutakazeho imbaraga n'ubutunzi bwabo, kugira ngo mu gihe gikomeye uzabiteho. Ndagushimye kubw'ubu butumwa buherekeze bugere kure, ukureho inzitizi zose zatuma butumvwa. Mana ukora imirimo ikomeye, ibyo ushaka bibeho mu izina rya Yesu, amen. Mana nibaha umugisha, mukoreshe kubw'ubu butumwa. Abatarakora subscribe muyikore, kandi mukomeze mwandike epfo kuri comment, mutange inama n'ibitekerezo. Amen.